Mwiriwe neza, amazina ni Giraneza Yves nk'ibisanzwe, CEO The Professionals, mbahaye ikaze kuri channel ya The Professionals. Uyu munsi nabwo nabategura ikiganiro cyiza cyane kiryoshye, kitari kirekire ariko gifitemo utuntu tw'ubwenge. So ndagira ngo dutangire kuri topic nise kino kiganiro. Ni topic ivuga ngo anything worthwhile takes time, cyangwa se buri kintu cyose cy'agaciro ariko gifata igihe. So turaza gufata ingero nko mu buzima busanzwe kugira ngo iyi topic tuze kuyumva neza. Uzarebe mu buzima busanzwe abantu dufata nk'abantu b'abakapo cyangwa se abantu biyubashye, abantu bafite ibintu bagezeho. Urugero tubanze turebe nko muri kariyeri tuvuge z'ubuganga, abantu tubona cyangwa se no mu bindi bintu bitandukanye, abantu bashiye kwiga bakageza kuri PhD, doctor's degree. Ubona ko ari abantu baba bafashe igihe kinini bakabasha kuinvestinga mu mashuri, beinvestingamo time, kubera ko ntabwo ari ibintu wakwiga umwaka umwe ngo uhite ube doctor, ntabwo wabyiga imyaka 5 gusa ngo ube doctor. Ni ibintu uhereye muri primary ubaza imyaka baba barize, ahubwo wasanga irengana 20. So nuza kureba kugira icyo byagusaba kugira ngo ube doctor, ugire PhD, uraza gusanga ari igihe kinini cyane. Nuzajya mbona rero umuntu hari yatambutse bakamwubaha bakamuhereza ibyubahiro runaka kubera ko ari doctor afite PhD, ujye umwubaha nyine kuko ibyo bintu by'agaciro afite byanamutwaye igihe. Then tumuvinge gatoya turebe abandi bantu tuzi, yaba ari aba musician cyangwa se abantu b'abanyamuziki muri entertainment, n'abandi bantu runaka ushaka kureberaho abantu bose uzajya ubona ari aba legend, bari at the top, bakorera amafaranga menshi, barageze ku bintu bikomeye cyane muri iyo kariyeri. Kuvuga ngo umuntu wese ubonye mu muziki utangiye ejo n'ejo bundi wese yise umufatiraho urugero. Ndikubwira urebe aba legend mu muziki, uzajya usanga ari abantu bamaze imyaka hejuru y'imyaka 10. Hari nabo usanga ubwo byarabafashe imyaka 20. Ubwo mbahaye ni buri 10 miki ishoboka, ariko ubundi ku myaka 20 ubona ari umuntu umaze kugera kuri level imeze neza cyane. So urebe n'abandi bantu like muri football, muri sport, uzareba abantu dufatiraho urugero uyu munsi, abantu benshi dukunda, abakinnyi tubona dufatiraho urugero b'abakinnyi tuba dufana, usanga ari abantu bamaze igihe kinini cyane muri kariyeri. Nigeze gufata nk'urugero ku mukinnyi witwa cyangwa se ku mu athlete witwa Usain Bolt, yatsindiye umudari w'amamiliyoni menshi cyane. Ngira ngo mwigeze kumubona cyangwa se muzanamusacinge muzamenya amakuru menshi kuri we. Awutsindira mu masegonda mu gihe gito cyane, ariko bamubajije background yo kuba atsindiye, se ari kwiyumva gute, ese ibyo binabifata kuko nk'ibintu bibonetse mu masegonda. Aravuga ati ibi nubwo mbitsindiye mu masegonda mu irushanwa ryo mu minota mikeya, ariko byantwaye igihe kinini cya trainings. Ubu dasiba nkora training, nirukanka ndi umwatlete, nkora sport, nkora imyitozo, nitegura rino rushanwa kugeza aho bashiye kuba nakwegukana uyu mudari mu gihe gito cyane. Ariko ntago mbara ko bintwaye igihe gito, kuko bintu byantwaye na cya gihe cyose nabaga ndimo ndaspendinga mu training, mu mahugurwa, mu myitozo. So ikintu nakubwira kano kanya, nta muntu n'umwe ubasha kubona ikintu cy'agaciro bimutwaye igihe gito. Overnight, there is no success comes overnight. Success yose it's a journey, not a destination. So ahangaha rero turaza gufatira nk'ingero, even turebe no mu basoja, abantu bakora akazi k'umutekano, yaba ari abasirikare, yaba ari abapolisi, kugira ngo uzabone wa muntu uri at the top, ari umuntu ukomeye cyane, ari umuntu uhagarariye abandi bantu, ufite amaranka yo hejuru cyane. Ntabwo ari umuntu ugiye mu gisirikare ejo man, ntabwo ari umuntu ugiye mu gipolisi ejo. Uzasanga ari abantu baspendinze most of their times barimo bafata trainings, bari mu kazi, bagenda bajya ku bintu bitandukanye kugira ngo babe trained, bagere kuri ya level kuko badeservinga za ranka zo hejuru, badeservinga ya position yo hejuru. So ntabwo ari ibintu uvuga ngo ndajyamo uyu munsi ejo mpite njya at the top. So ikibazo kiza kubaho rero, ubwo nari mbatembereje muri career zitandukanye, tugera muri traditional business. Umuntu ashobora gutangira business, twagiye twumva abacuruzi benshi bagiye baba successful even mu Rwanda, cyangwa se no mu bihugu by'abantu batandukanye. Ndabizi ko iyi video ikurikiranwa n'abantu bari mu bihugu bitandukanye, nawe uzarebe mu gihugu cyawe abacuruzi benshi bakora traditional business. Hari abantu ba successful, ariko umucuruzi wese azakubwira ko nimba afashe igishoro cye agatangira business, hari n'uwo bifata imyaka igera kuri 5 cyangwa se narenga kugira ngo byonyine agere kuri break even point, cyangwa se abashe kugaruza cya gishoro cye nibura yatangiriyeho. Bishobora kumutwara imyaka 5. Ariko ikibazo tujya tugira muri network marketing,
usanga umuntu yinjiye muri business akahita atangira gutekereza ko aba afite expectations zimubwira ko ukwezi kwe kwa mbere agomba kuzahita agaruza amafaranga ye yashoye, ukwezi kwa kabiri akamakinga some profit, ukwezi kwa gatatu akahita aba umukire udasanzwe, akaba umuherwe. So izo expectation ntabwo ari nziza, ntabwo ziri right, ntabwo ziri mu buryo bwa nyabwo, ntabwo ari iz'aba professional. Ntabwo ibyo ngibyo nimbikubwira gutyo ntabwo bishatse kuvuga ko utahitinga big mu kwezi kwa mbere muri network marketing, wahitinga big mu kwezi kwa kabiri, wahitinga big umusaruro munini cyane mu kwezi kwa gatatu, mu gihe gito gishobora guhitinga ibintu binini. Ariko ntabwo ibyo bintu binini waba uhitinzeho ari ibintu biba bifite garanti ko bizahora biri at the top, biri gutwika, ari ibintu binini koko. Ubishobora kuba wabihitinzeho muri aya mezi atatu ariko ugasanga andi mezi atatu usubiye inyuma. Kugira ngo rero ubashe kwizera neza ko wahitinze amafaranga menshi kandi ari ibintu bizahoraho, ari business iri stable wubatse imaze gukomera, iri solid, nuko udatekereza mu mezi 2 cyangwa 3 kuba wamaze kuba ibyo bintu babigezeho. So there is a formula, niyo nashatse ko tuganira, formula ivuga kuri ibi bintu bivuga ko ikintu cyose cy'agaciro gifata igihe, by'umwihariko aho tugiye noneho kwibanda direct muri sector yacu ya network marketing. Ni formula ivuga ngo 1 akarongo 3 akarongo 5 akarongo 7, 1 3 5 7. Bishatse kuvuga iki? Nibura iyi ni formula yashyizweho ivuga ko nk'umuntu ushaka gukora network marketing kinyamwuga cyangwa se bya kinyamwuga, umwaka wa mbere ni umwaka nibura uba umaze kumenya the basics, ibyibanze, uzi gukora prospecting, uzi gukora inviting, uzi gukora presenting, uzi gukora closing, follow up, no gufasha abantu gutangira neza business, gupromotinga trainings and event, bya bindi byibanze dukora muri network marketing umaze kubimasteringa ku rwego ushobora kuba utangiye no kwinjiza udufaranga twagufasha gukavaringa samu expenses ziri personal z'ingenzi. Ushobora kwishyurira inzu nimba ugikodesha, ushobora kwigaburira, ushobora kwigurira imyenda, ushobora kwigurira amayinite na internet, ushobora kwitegera ugiye muri outreach nta kibazo. Ibintu nk'ibyo ngibyo ushobora kwishyura samu pasho yawe kuri office cyangwa training center, ushobora kwikorera maintenance, ibintu nk'ibyo ngibyo. So aho ngaho bavuga ko mu mwaka wa mbere nibura uba uri umuntu ugeze kuri iyo level, which is very good. Then bakakubwira ngo nibura iyo uri umuntu ubikora part time bwo bishobora kugusaba imyaka 3, kubera ko part time urumva hari abakore aboneka amasaha make ashoboka ugereranyije n'umuntu uri kubikora full time. Ariko ku muntu ubikora full time ushobora kugutekinga almost 1 year cyangwa around 1 year. So imyaka 3 rero ya gatatu yakurikiragaho, noneho it's about the part timers. Ku bantu bakora part time bo bishobora kugufata imyaka 3 kugira ngo nibura ubugeze kuri that level. Muri ya level umuntu umwe ashaka kugeraho mu mwaka umwe, waho ndi mu part time ushobora kumufata imyaka 3. Kuri 5 rero iyo tugeze kuri 5 birasobanuye ngo bishobora kugufata imyaka 5 kugira ngo ubugeze kuri level ushobora kuba a 6 figure earner muri network marketing. Hahandi ushobora kubona ugeze ku rwego winjiza ama million, above 1 million buri kwezi. Bishobora gufata nibura kuba ukoze business consistently imyaka nibura 5 gusubiza hejuru. Kuba uyikora atari uvuga ngo just kuba uri registered imyaka 5, kuba uyikora uratumira umunsi ku munsi, ufasha timu yawe gukora ibikorwa bitandukanye, prospecting, inviting, presenting, closing, follow up, ubikoze imyaka 5 biri consistently, promoting event and training on maximum. Yes, ibyo bintu byose ubikora imyaka 5 uba ushobora kubura umukandida wo kwinjiza above 1 million and above. Bitavuze ko utanayinjiza mbere, ariko aho yo bavuze imyaka 5 ni average yuko noneho ushobora kuba wayinjiza, kandi bitanga icyizere yuko byabiri consistent, byazanakomeza. Taruvuga ngo winjije ku kwezi ari ugasanga ukundi kwezi wasuye muri 800, 700, 500. So imyaka 5 noneho ya 7 ya nyuma yo iri kuvuga ngo mu myaka 7 bwo noneho bavuga ko ari bwo bubaye mu expert. To become an expert in network marketing, at least bishobora kugusaba ko waba umaze kuyikora at least 7 years, imyaka 7. So aho ngaho noneho baravuga yuko icyo gihe bwo uba umaze kubaka ibintu biri solid, ushobora kwinjiza amafaranga menshi, ushobora kubreakinga some records zitangiye kuba zikomakomeye, wagura ama best cars, some dream cars, best houses, ufite team iri nini cyane kandi ko kiri solid, ufite aba leaders very strong, batanjegajega, ubona ko kabisa umaze kubaka business ifatika. So rero as a conclusion ikavuga ngo if you want to keep making that kind of money, ushaka gukomeza kwinjiza amafaranga menshi ashoboka, you need to eventually become an expert.
ukeneye kuba watebetinga gutekereza gukora business at least imyaka hejuru y'irindwi, at least a decade, imyaka 10 kuzamura. Aho ngaho uzaba uri gutangira kuba umupro, uri kuba umu expert muri network marketing, uzaba winjiza amafaranga meza, uzaba uri kugira ama achievement afatika. So that formula rero will help you. Nanjye yaramfashije iyo formula, umunsi ndi kumara imyaka 7 muri business, ariko iyo nza gukomeza expectation nari mfite nanjye kera nakabaye ntakiri no muri business. Ariko impamvu iyi formula yamfashije, nkimara kubisoma kino gitabo, nkimara kugisoma biri mu gitabo cya GoPro, nahise numva nanjye ngomba gutargetinga kuba umu expert muri network marketing. Nahise ntargetinga gukora iyi business apana amezi 2, apana amezi 6, apana umwaka umwe, ahubwo igihe kinini gishoboka. So nawe rero nukora business utari kurira ngo ndayikora amezi 6, umwaka umwe, imyaka 3, ukayikora imyaka 5, ukayikora imyaka 7, ukayikora imyaka 10, I assure you kuzaba barabashije kugera kuri greatness. So thank you so much. Ndasoje. Iyi formula yagufasha ndetse n'ibindi bintu byose wajyamo, cyangwa se ushobora kuba nakurikiranye video utari no muri network marketer, ikintu cyari cyose uzajyamo, nimba ushaka kuricinga the greatness, ushaka kugira ku bintu bikomeye cyane, witekereza kubikora umunsi umwe, utekereza kubikora amezi makeya, umwaka umwe, imyaka ingahe, targetinga kubikora over a long period of time with the spirit of excellence, you will reach at the top. Nukora ibintu igihe kirekire ukoresha spirit, cyangwa se ukoresha umwete, ukoresha umuhate wawe umunsi ku munsi, ukamara imyaka 5 ubikora, ukamara imyaka 10 ubikora, ndakwizeza kuzaba ugeze ku bintu byiza cyane, uzaba uri urumodo w'abantu benshi muri iyo kariyeri urimo. Yes, so thank you so much. Ndasoje. Nimba ari ubwa mbere tubanye, make sure ko ukora subscribe kugira ngo dukomeze tujye tubana mu bundi biganiro byo ubibona bwa mbere, nituzaba twaploadinga n'izindi video. Kandi nimba dusanganywe nawe, ndagusaba gukora share kino kiganiro ukakigeza no ku bandi bantu batandukanye, ugatanga umusanzu nawe wo kugira ngo abantu bose babone ubumenyi bubafasha kwiteza imbere, by'umwihariko aba businessman and women, by'umwihariko aba network marketers. So I love you all. Reka tuzahure mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.